VUP ni Vision Murenge Program, ni gahunda yashyizweho na Leta y'u Rwanda iri ku ruhembe mu kurandura ubukene mu miryango. Inkunga y'ingoboka ya VUP yagiyeho gufasha ingo ziri mu bukene bukabije kubona ibyibanze nkenerwa mu buzima nko kurya, kwambara, kwivuza ndetse no gufasha abazigize kwivana mu bukene. Mu bahabwa inkunga y'ingoboka harimo n'abatabasha kwivugira. Iyumvire ko uyu mukecuru inkunga y'ingoboka yikoresheje neza ikamuhindurira imibereho. Amazina yanjye nitwa Arone Twagirimana, uye mu mudugudu wa Karama, Kagari ka Nyabikenke, mu isibo ya mbere y'umutekano. Amazina y'umukecuru ni Kankuyo Anastasie, ni nyogokuru, ni mama ubyara data. Ni ukuvuga ngo Leta yarebye ukuntu nyine angana n'imyaka agezemo n'icyiciro arimo, ibasha kuba yamutera inkunga mu buryo bwo kwiteza imbere. Hashize imyaka 4 umukecuru agenerwa inkunga y'ingoboka. Umukecuru mbere yuko agenerwa iyo nkunga yari ari mu buzima bugoranye cyane, atabasha kubona imyenda yo kwambara, atabasha kubona inkweto, atabasha kubona icyo kurya. Akimara kubona inkunga y'ingoboka yabashije kwiteza imbere, abasha gutera urutoki, aza kubakamo n'umuryango wo gukodesha. Icyifuzo twabasaba ni uko mwadufasha gukomeza kwiyubaka, mugakomeza no kudushyigikira mu buryo bwo gutera imbere. Inama twagira abagenerwabikorwa ni uko babasha kwiyubaka, bakabasha kubona na duke babonye, bakabasha kutubyaza umusaruro.